Mwiriwe mwese abandi bankurikirana namwe muraho, nitwa Benimana Emmanuel. Ubusanzwe rero ni ubusobanuro bw'amazina nyine. Uyu munsi ni izina Theophile. Theophile ni amazina abiri, Theophilos. Ubusobanuro bw'izina Theophilos cyangwa Theophile bivuga Theo Imana. Burya Theo bivuga Imana, Philos gukunda. Bityo rero Theophile bisobanura umuntu ukunda Imana cyangwa uyifitiye icyizere. Umuntu ukunda Imana cyangwa uyifitiye icyizere nibyo bivuga Theophile, umukunzi w'Imana. Ibiranga abantu rero abantu bitwa ba Theophile cyangwa ibiranga abantu bitwa abakunzi b'Imana, bagira ukwizera gukomeye, bakunda ibijyanye n'Imana, gusenga, nyine ibintu bijyanye n'imyemerere babikunda kubi. Bagira umutima mwiza, bakunda gufasha abantu kandi bagira impuhwe cyane, kandi n'abantu biyoroshye cyane. N'abantu biyoroshye, batekereza cyane, ntibafata ibyemezo bihubukiweho. Reka bakunda kwanza gutekereza, bakunda kwiga no kumenya. N'abantu bakunda kwiga kandi bagakunda no kumenya, bashishikazwa n'ubwenge no gusoma cyane ibitabo, mbese kugira ubwenge mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi. Bagira amahoro n'ituze, usanga ba Theophile bakunda kugira ituze n'amahoro. Wabonye mu nzira wagira ngo nta bibazo bagira niyo baba bifite. Ntibakunda amakimbirane, ni abantu bagira inshingano, iyo bafashe icyemezo bagishyira mu gikorwa. Hari ibintu rero ba Theophile cyangwa abakunzi b'Imana bashobora kubagora, ibintu bibagora cyane ni ukwigunga. Ni abantu kwigunga bibagora cyane, rimwe na rimwe rero bakarangwa no gukunda gutinda gufata ibyemezo, ariko bakabifata iyo babifasha baba babifashe. Ni abantu bashobora kwibagiza bagashyira imbere cyane abandi. Ba Theophile niko bameze. Ba Theophile rero ni abantu beza cyane nk'uko mubyumvishe, abantu bakunda amahoro, abantu batekereza cyane, bagira ukwizera gukomeye, ni abantu bagira umutima mwiza. Bityo rero ba Theophile ni nk'uko izina ryabo risobanura, abakunzi n'Imana cyangwa inshuti z'Imana cyangwa ukunda Imana. Ni nako imico yabigenda. Mukomeze kugira umunsi mwiza kandi ba Theophile turabasuhuje, kandi wibuke gukanda subscribe aho kuri YouTube dukurikiye tureba munsi aho ngaho handitse subscribe wakandi. Unasharinga abandi bakomeze natwe batubaza ibibazo kubijyanye n'amazina, kuko abantu benshi bakeneye kumenya amazina, kuko uburyo izina rifitiye icyo risobanuye. Ari muzi ko mu ijuru buriya umuntu azahamagarwa mu izina ababyeyi be bamwise. Ni ku mazina mwita abana banyu, kandi mujye mureba izina ryanyu mwumve n'icyo risobanura. Ese icyo risobanura ngewe nkigenderaho, kuko abenshi ababyeyi bita abana babo amazina meza abashyigikira. Mukomeze kugira umunsi mwiza.